Ikirwa cy'inzoka cyangwa se Snake Island. Iki ni ikirwa giherereye mu gihugu cya Brazil. Kikaba ikirwa cyuzuyeho amagana n'amagana y'inzoka y'ubwoko butandukanye. Buri muntu wese ugerageje gusura iki kirwa cyangwa se uje gutemberera kuri iki kirwa aba agomba kuribwa n'inzoka uko byagenda kose. Kuri iki kirwa iyo uteye ikirenge aho ariho hose kuri iki kirwa uko byagenda kose uba ugomba kuhava uriwe n'inzoka. Iki kirwa kibarirwaho amoko y'inzoka arenga 200,000 kugeza ku 400,000. Kuri buri metero kare kuri iki kirwa haba hari inzoka cyangwa se ubwoko bw'inzoka. Bivuze ngo uramutse uteye ikirenge cyawe ahangaha ugomba kuribwa n'inzoka uko byagenda kose. Haba inzoka zigira ubumara bwo hejuru kubera ko iyo inzoka ikuriye ntabwo uba ushobora kubona ubuvuzi bwihuse kubera ko zigira ubumara bwo hejuru. Iki ni ikirwa gifatwa nka kimwe mu biteye ubwoba cyane kuri iyi si. Leta ya Brazil yabujije abantu kuhatemberera.